Shalom shalom, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ni umumama wanyu Solange ubakunda cyane, uhora ubifuriza amahoro aturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomereye mu mwami Yesu. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe dukomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye, abantu bababaye, ababuze ababo, abafite uburwayi. Muri iyi si niko bimeze, iyi si uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi, isi ibihe bihora byihinduranya, ariko ni ukuri iyo wizeye Imana, iyo wiringiye Imana, iragutabara ikagukura muri ibyo bibazo urimo, ugasohokamo amahoro. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, bakora subscribe, basharinga ijambo ry'Imana, batera komenti, hariho n'abatwandikira, hari n'abaduhamagara. Ni ukuri Imana yo mu ijuru itanga umugisha, ijye ibagezaho imigisha yanyu. Yesu nashimwe cyane. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, ariko mbere ya byose reka tubanze dusenge, duhe ikaze na karibu Imana yacu kugira ngo twinjire mu ijambo dufite imitima isukuye kandi dufite imitima ikeye, kugira ngo Imana yacu itubone neza. Yesu nashimwe. Turagushimiye Uwiteka Imana, uri ndiho kandi uzahoraho, uri umutunzi w'imbabazi. Uwiteka Imana, tugushimiye uburinzi bwawe ukomeje kuturinda. Ndagushimiye ko ukomeje kurinda abantu bawe bo kuri Ruyenzi TV, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imibereho, ijambo ryawe ni ubugingo. Ndakwinginze Uwiteka Imana, reka abagiye kuryumva rigire aho ribageza mu buryo bw'umwuka kandi no mu buryo bw'umubiri, rigire icyo rimara mu mubiri wabo. Nanjye ugiye kuribagezaho, reka nkubere mikoro wirangururire nk'Imana. Nguhaye ikaze na karibu Uwiteka Imana yanjye, nguhaye ikaze na karibu Kristo mwiza, nguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera. Amina. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rero tugiye kumva, Imana yashyize ku mutima, riravuga riti hari igihe umuntu ajya yibaza, akibaza ku masezerano y'Imana, akibaza ku mvugo y'Imana, akibaza ati ariko se Mana, ibyo wambwiye bizasohora? Ariko ubu biba bitewe n'ibibazo burimo, biba bitewe n'intambara urimo, kuko igihe cyose iyo umuntu ari mu bigeragezo, igihe cyose iyo umuntu ari mu bibazo, icyo kintu arakibaza. Ukavuga uti se Mana, ibi bintu birimo biraterwa n'iki? Ese Mana, ko wambwiye kuzankorera gutya, ahubwo nkabona nibwo birimo gusubira irudubi, nibwo birimo kuba nabi. Ese biterwa n'iki? Ese nitwe tutagira kwizera? Ese nitwe tutabagarira ayo masezerano? Ese bigenda gute? Kandi ndabizi neza ko buri muntu wese ajya yibaza ku masezerano, ukibaza uti se Mana, uzansubiza? Yesu nashimwe cyane. Nibyo tugiye kwinjiramo rero, tubwire Imana, dusobanuze Imana, ni ukuri idusobanurire icyo dukwiye gukora kugira ngo amasezerano yadusezeranyije asohore mu izina rya Yesu Kristo. Dusome mu ijambo ry'Imana, twinjire muri Bibiliya, mu Bakorinto ba kabiri, umurongo wa mbere, igice cya mbere. Abakorinto ba kabiri, igice cya mbere, umurongo wa 20, haravuze ngo iby'Imana yasezeranije byose muri we nimo iri. Nicyo gituma ari we udutera kuvuga ngo amena, ngo Imana ihimbazwe natwe. Amina. Bakunzi ba Ruyenzi TV, hari amasezerano Imana yadusezeranyije, ariko kandi ayo masezerano tukabona yaratinze gusohora. Ni ukuri Imana yacu ntabwo ijya ibeshya. Imana yacu ntago, ni ukuri Imana yacu ntabwo ijya ibeshya. Reka nongere mbisubiremo, Imana yacu ntago ijya ibeshya cyangwa ngo ihindure ibyo yavuganye natwe. Amasezerano yadusezeranyije naho yatinda azasohora.
Yesu nashimwe. Iby'Imana yadusezeranyije bizasohora hatabuzemo na kimwe, kuko Imana yacu ntabwo ijya ibeshya. Twebwe icyo dusabwa gusa ni ugukora ibitunganye, ahubwo tukabagarira ayo masezerano Imana iba yarayaduhaye. Kubagarira amasezerano ni ukubigenza gute? Ni ukwitandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma tutagirana ubusabane n'Imana. Ni ukuvuga ngo ni uguhora twiyeza umunsi ku munsi, ni uguhora dukora ibyiza, ni uguhora dukurikiza amategeko y'Imana. Ntihagire itegeko na rimwe ry'Imana tudeviya. Yesu nashimwe. Kuko Imana iyo igusezeranyije ni ukuri, naho byatinda uko byamera kose, upfa kuba wabibwiwe n'Imana, Imana irabisohoza. Ahubwo wowe muri uko kugira ngo Imana igusohoreze amasezerano, ese uba witwaye gute? Ese uba wabashije kubaha iby'Imana nayo igushakaho? Ese uba wabashije kubikurikiza ugakora iby'Imana ikwifuzaho? Ntekereza ko iyo wakoze iby'Imana ikwifuzaho, ni ukuri hatabuzeho na kimwe, Imana yacu iragusezeranya kandi igasohoza. Yesu nashimwe cyane. Ikindi kandi gituma dusohoza amasezerano yacu, tuyasohorezwa byihuse, ni ugusoma ijambo ry'Imana. Abakristo bene data bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri mu ijambo harimo amasezerano menshi 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 menshi. Muri Bibiliya, ijambo ry'Imana harimo amasezerano menshi, kandi amasezerano y'amahoro, amasezerano y'ibyiza, amasezerano atugeza ku bugingo buhoraho. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuri kandi naho amasezerano y'Imana, reka nongere mbisubiremo, naho amasezerano y'Imana yatinda, ni ukuri ntababeshye azasohoza. Yesu nashimwe cyane. Rero hari abantu bajya bakunda kuvuga ngo Yesu ngo yarangije, ngo yamaze kutubabarira kera. Yego nibyo, Yesu aratubabariye, yadupfiriye ku musaraba, arahambwa, amanuka ikuzimu, arazamuka ku munsi wa gatatu arazuka, azukana imfunguzo, afungura igituro. Yesu nashimwe. Ariko ni ukuri ntago bivuze ko tudakora icyaha, ntago bishoboka. Nta muntu w'intungane uhoraho, ahubwo uko ubanye n'Imana ni gute? Duhore twiyeza buri munsi, duhore twiyeza buri segonda, duhore twiyeza buri munota, ubashe kujya imbere y'Imana, ubwire Imana uti Imana mbabarira. Ni ukuri babandi ntago nemeranya n'abantu bavuga ngo ntago nakwihana ngo kuko ngo Yesu yamaze kutubabarira. Ni ukuri aho ngaho aba yinjiye mu buyobe bwinshi. Ntago Yesu yaratubabariye, yaradupfiriye, yagize gute, nta kintu cyiza n'icyo atadukoreye, ariko ntago bivuze ko tudakora ibyaha. Yesu nashimwe. Ntago bivuze ko tudakora ibyaha. Ibyaha turabikora, ibyaha barabikora, ibyaha birakorwa, ahubwo uko ubasha kwitandukanya n'ibyo byaha ni gute. Yesu nashimwe. Kandi tujye duhora dusengera amasezerano kugira ngo abashe gusohoza vuba. Yesu nashimwe. Kugira ngo duhore twibutsa Imana ibyo yatubwiye, duhore tuyiri imbere, tuyitakambira, duhore tuyibwira Mana watubwiye gutya, dusohoreza amasezerano. Ariko uko guhora twibutsa Imana, natwe duhore twiyeza. Wibutse Imana ariko uniyeza, wibutse Imana usoma ijambo ry'Imana, wibutse Imana amasezerano yaguhaye, ubasha kubana n'abantu bose amahoro. Wibutse Imana unayibwira ngo igusohoreze amasezerano, ubasha gufasha umuturanyi, kubaha umuturanyi, gukunda imfubyi n'abapfakazi, ugafasha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Erega ntabwo tuzabona Imana imanutse mu ijuru ngo ize idufashe. Imana ikorera mu bantu. Yesu nashimwe. Ikorera muri njyewe, ikorera muri wowe, ikorera muri uriya, ikorera mu bantu bari muri iyi si. Yesu nashimwe. Niwumva rero umutima ugucira urubanza, niwumva wumva umutima wawe udahabanya n'Imana, ujye uca bugufi, usenga Imana, usaba Imana imbabazi, kandi ugire urukundo muri wowe. Yesu nashimwe. Ugire urukundo muri wowe, ugire kwitandukanya n'ikintu cyose cyatuma Imana itakureba neza,
cyatuma Imana ikubaraho umugayo. Bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri mbifurije ko Imana itababaraho umugayo, mbifurije ko amasezerano yanyu mwahawe n'Uwiteka yasohoza vuba, mbifurije ko Imana yabagirira neza, kandi mbifurije kwitandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma Imana itabasohoreza amasezerano vuba. Ni ukuri mwakire neza ijambo ry'Imana, Imana irabakunda kandi nanjye ndabakunda. Nkomeje gushimira kandi ishishikariza abantu gukora subscribe, gusharinga ijambo ry'Imana no gutera komenti. Ni ukuri abantu baduhamagara, abantu batwandikira, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi ni ukuri ibahe umugisha cyane. Bakunzi ba Ruyenzi TV rero, mukomeze mubagarire amasezerano Imana yabahaye, kandi musoma ijambo ry'Imana. Njya nkunda kubabwira ngo mukunzi wa Ruyenzi TV, mukristo mwene data, koresha uko ushoboye utunga ijambo, koresha uko ushoboye utunge Bibiliya, koresha uko ushoboye ugire igitabo cyitwa Bibiliya. Bibiliya igaragara nk'igitabo, ariko ni ukuri ntabwo ari igitabo gisanzwe, ni igitabo kidasanzwe, ni igitabo kirimo ubuzima twirirwa dushakisha muri iyi si, ni igitabo kirimo inzira, uko wabasha kubana n'abantu bose amahoro, uko wabasha kuzagera mu bwami bwo mu ijuru. Ni igitabo kirimo ihumure, ni igitabo kirimo ibyiza byinshi biturutse mu gihugu cyo mu ijuru, kandi ni igitabo cyaguha inama, cyakwereka umurongo mwiza wo kuzabona ubwami bwo mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge kandi tunashimira Imana. Turagushimiye Kristo mwiza, turagushimiye kuri ndiho kandi uzahoraho, turagushimiye kuri uwera, turagushimiye kuri umurengezi mwiza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimiye Uwiteka Imana ko ugiye gusohoreza abakunzi ba Ruyenzi TV amasezerano, kandi Uwiteka Imana nubakomeze, ubashoboreshe kuyabagarira, ubashoboreshe kukubaha ndetse no kukubahisha. Ngaho nuganze nutegeke, abarwayi ubakize, abafite intimba n'agahinda Uwiteka Imana ubareberere, imfubyi n'abapfakazi abo mbaguteretse mu biganza. Mwami wanjye, ndakwinginze ngo buri muntu wese mu ruhande rwe, ku bantu bari burebe iki kiganiro kuri Ruyenzi TV, ugira icyo ukora ku buzima bwabo, ubahindurira amateka. Uwiteka Imana ureme ibishyashya mu izina rya Yesu Kristo, kuko uri Imana ibakunda kandi uri Imana ibitaho. Ni mu izina ryawe ryera Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amina.